Nongeye kubasuhuza inshuti zacu, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro. Mbibutsa ko iki kiganiro cyitwa Ukuri wahishwe, aha ni ku Munizi TV, kandi tuganira ku ijambo ry'Imana ndetse n'ingingo zigiye zitandukanye. Nongera kubiseguraho ko nakoze ikiganiro ndi nyuma ya kamera, kuko ntarahaguka neza, ariko ntabwo tuza kuganira ku ijambo ry'Imana n'ubundi nk'ibisanzwe, kandi turaganira icyo umwami yashyize ku mutima. Imana y'amahoro ibishimire. Tuje cyane abantu badukurikira muri mu Rwanda, abadukurikira muri hanze y'u Rwanda. Shimira cyane abakoze subscribe kuri channel, abaduha ibitekerezo muri comment, mwese Imana ibahe umugisha. Reka ikiganiro gitangize n'isengesho hanyuma dukomeze. Ndagushimiye Uwiteka Mana nziza, gushimira urukundo rwawe rwinshi rutangaje, gushimira agakiza waduhaye ukenera gutanga Yesu akadupfira. Ikiganiro gisenya kugira ngo natwe dukikize imbaraga z'Umwuka Wera. Ndasenze ngo Umwuka Wera atuyobore muri byose kandi atwigishe, aduhugure. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakunzi bacu rero ngiye kubashimira ko mudukurikira, mukareba ibiganiro byacu, mugafata umwanya wanyu, mukaduha ibitekerezo muri komanteri. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Turi mu gihe cya nyuma, ni igihe kigoye, ni igihe cy'ubuhenebere, ni igihe cy'iminsi y'imperuka. Ngira ngo wabonye kuri titire y'ikiganiro amagambo nanditseho, umugambi Satani afite wo gusimbuza izina rya Yesu Kristo akarisimbuza ibindi bintu. Ibi bintu byatangiye hashize igihe kirekire, ubwo Satani yahagurutsaga ingabo ze. Ngira ngo hari umutwe w'ingabo zirwanirira ubupapa, mwese murazizi, n'abayezuwiti, aho Satani yashoye ndetse amafaranga menshi, ashora amafaranga menshi kugira ngo bazimye izina rya Yesu Kristo binyuze muri nakita nka ministeri, nakita nka association, sinzi uko nabyita, ariko ni itsinda ry'abantu bitwa abayezuwiti. Ni ingabo zirwanira ubupapa, ni ingabo za papa zahagurukiye kurwanya izina rya Kristo, kandi Satani yashoyemo amafaranga menshi. Aba ni abantu bize, ni abantu biga amashuri akomeye, biga za filozofi, bakiga teoloji ku rwego rwo hejuru, nibo bacura ibitabo abantu bigiramo, ni teoloji nibo baziyobora. Amateoloji abantu benshi biga, yaba teoloji y'abaprotestanti yaba y'abakatolike, nibo bayicura. Aba bantu barakomeye kandi bafite ubutunzi, bafite imbaraga mu isi, bafite imyanya ikomeye mu buyobozi bw'isi. Aba bantu bitwa abayezuwiti ni abantu bahagurukiye kuzimya ikintu bita ubukristo mu isi, kandi ikintu gikomeye utabasha kubavumburira no kubatahura nuko baza bitwikiriye ikintu bita kugira neza, impuhwe n'imbabazi, mu cyo bita charity activities, mu gufasha abatishoboye, abababaye, gushinga amashuri yigisha abantu mu buryo butandukanye, ku buryo utabasha kuvumbura umugambi wabo. Ariko mbabwire ko uyu munsi ari umugambi mugari Satani yatangije kera, kandi uyu mugambi ukaba unyuzwa muri iyi sosiyete y'abayezuwiti, ndetse n'ubwo n'izindi ministeri Satani agiye afungura ku ruhande, mu kintu kigamije kuzimya burundu izina rya Yesu Kristo mu buryo ubwo ari bwo bwose, aho iri zina rya Yesu rigenda risimbuzwa ibindi bintu. Turi buganireho mu kanya, babinyujije mu myigishirize, mu buryo bwo gusenga, mu miririmbire, icyo twita indirimbo z'Imana, gospel songs. Hanyuma Satani akaba yaratangatanze ahantu hose kugira ngo iryo zina ryibagirane mu isi, ariko ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, aribeshya, ndetse n'abakozi be baribeshya, nubwo rimwe na rimwe hari ibyo babasha kugeraho, ariko ntabwo bazashobora kuzimya izina rya Yesu mu isi. Babigerageje ubwo Yesu yazukaga. Abafarisayo n'abanditsi n'abakuru b'idini ry'abafarisayo babwira abasirikare bari barinze imva ya Yesu, barababwira ngo niba yazutse koko ntimubivuge, mubigire ibanga, mugende mubiceceke, mujye mubwira abantu ko mwari musinziriye, hanyuma bakaza abigishwa be bakaza bakiba umurambo we bakawujyana. Ikinyoma gikwira mu Bayuda bose, ngo nabugingo n'ubu ngo Abayuda impamvu banze no kwizera Yesu ko ari Kristo, nuko uyu munsi ngo bose bazi ko Yesu ngo yibwe, ngo umurambo we barawibye, ngo ntigeze azuka. Ariko ntabwo ibikorwa bya Yesu byacecetse. Nubwo bakwica icyo gihuha mu isi, ntabwo ibikorwa bya Yesu byacecetse, kuko kimara kuzuka azuka imbaraga nyinshi n'ububasha bwose. Matayo 28 ku murongo wa 18 biravuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Ku murongo wa 19 ngo nimugende mwigishe abantu mu mahanga yose, mubigisha mu izina ryanjye, ngo kandi mubabatize abazemera, muzabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, ngo kandi ngo ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi. Niko byagenze. Yesu aracyari kumwe natwe kugeza ku mperuka y'isi. Ntabwo imirimo yigeze izima, abarwayi bakomeje gukira, abapfuye bakomeje kuzuka, imirimo n'ibitangaza byakomeje gukoreka
kugeza aho muri ibyakozwe n'intumwa tujyaho bitatu guhera ku murongo wa mbere. Petero na Yohana bari bagiye mu rusengero ku isaha saa 9 bagiye gusenga, basanga umuntu wavutse aremaye amaguru yombi, ngo arabasaba ndetse ngo abitaze ko aricyo bamuha, ngo ariko buzuye umwuka wera Petero abwira uyu muntu wari uremaye ati nta feza dufite nta na zahabu dufite, ahubwo udutumbire. Ntabwo byari bivuze ko Petero nta mafaranga yari afite yo gutanga kuguha umuntu umugaye, ahubwo yashaka kuvuga ko n'uwayamuha ntacyo yamumarira, n'uwamuha amafaranga n'ifeza n'izahabu ntabwo byari kumukiza ubumuga bwe, ahubwo aravuga ngo icyo mfite ndakiguha. Arategeka ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Wa muntu arahaguruka akira ubumuga bwe, amaguru aragoroka, imitsi irarambuka, aba muzima rwose. Ibi bintu byababaje abayuda. Iri zina rya Yesu ryagiye rizura abapfuye, rigakiza indwara, rigagurutsa abantu baremaye, byababaje izi ndyarya z'abayuda cyangwa se ababigisha b'idini, bituma bahagurukira gufata Petero na Yohana babashyira muri gereza, babakubita inkoni nyinshi, babata hagati. Ni kwanditse mu byakozwe n'intumwa 3:15 bakomeza barabaza ngo ni imbaraga ki cyangwa se ni izina ke bibahesha gukora ibyo. Barababwira bati ngo Petero yuzura umwuka arahamya, aravuga ati ntago ari twe twabikoze, si imbaraga zacu, si ubwenge bwacu, ahubwo rya zina mwashatse gupfukirana, ahubwo rya zina mwashatse gucecekesha, ariyo rya Yesu Kristo w'i Nazareti, niryo ryakoze biriya. Uyu munsi rero Satani agiye atsindwa ibitego bikomeye cyane binyuze mu mirimo Kristo yakoreye mu bigishwa ndetse n'abamukurikiye, kuko imirimo ye yarakomeje. Ariyo mpamvu Satani yahagurukije izi ngabo z'abayezuwiti zigarukiye kurwanya ubukristo no kuzimya izina rya Yesu mu isi. Reka mve ku gikorwa kimwe aba bakozi ba Satani bagiye bakora, bashinze amaministeri menshi mu isi agamije kuzimangatanya izina rya Yesu. Hari nk'aho hari minisiteri yashinzwe ifite izina ryitwa I am Ministries cyangwa se ndiho, mu gifaransa bayita ngo je suis. Le ministère de je suis cyangwa se I am Ministries ni minisiteri Satani ihagurukije mu isi, aho abantu bari muri iyi systeme, muri iyi minisiteri batavuga izina rya Yesu, ahubwo bavuga ikintu bita ngo ndiho. Abadukurikira musanzwe muzi umugabo w'umurundi ufite minisiteri ikomeye yatangirije mu gihugu cy'Ububirigi, yitwa Chris Ndikumana. Yaje mu Rwanda akoresha igitaramo gikomeye, abwiriza mu itorero ryitwa Restoration Church haya Kimisagara kwa Masasu. Yagiye muri Cote d'Ivoire gukoresha yo ibiterane bikomeye cyane. Uyu mukurikiye uyu mugabo ahoza mu kanwa ke izina je suis, izina ndiho. Ndiho yabantumyeho, ndiho arabashyigikiye, ndiho aragukijije, ndiho akugiriye neza. Nkaho yavuze ngo Yesu Kristo akavuga ndiho, kugira ngo mu mitwe yanyu asibemo izina rya Yesu ryo gikora, ahubwo mufate mutwe ikindi kintu kitwa ndiho kiri muri confusion cyangwa kibashyira mu rujijo, mugende muyibagirwa izina rya Yesu Kristo ribasha gukora imirimo n'ibitangaza. Hari abantu nzi uyu munsi bitwa ko abarokore kandi basenga, bakora imirimo ikomeye mu idini. Hari umwe nzi ntari buvuga izina, ariko usanga mu magambo ye adashobora kuvuga izina rya Yesu, ahubwo iyo avuze nkawe yakavuze Yesu Kristo aravuga ngo mwene Dawidi. Yasenze turagushima mwene Dawidi, turaguhamagaye mwene Dawidi, ngiye gushima mwene Dawidi, mwene Dawidi yakuntumyeho. Ukibaza uyu muntu ko Yesu ari imfura mu byaremwe, ko Yesu yaje mu isi gupfira abantu, ko nta izina twahawe mu isi dukwiye gukirizwamo, kucya kwepa izina rya Yesu Kristo akavuga ngo mwene Dawidi. Niyo gahunda ya Satani yo kuzimangatanya izina rya Yesu mu mitwe y'abantu, ahubwo abantu bakasimbuza iri zina ibindi bintu ndaza kubabwira mu kanya. Hari idini rikomeye ryo muri Australia, bafite na korali, nayita korali niba ari nayita worship team, iririmba indirimbo zitwa ko zihimbaza Imana. Hari indirimbo bafite yitwa Yeshua, ubwo ni ugusimbura Yesu, urabyumva. Mu ndirimbo baririmba ntushobora kumvamo izina rya Jesus Christ cyangwa se Yesu Kristo, ahubwo barimo ngo Yeshua n'andi magambo nyine akasa ukundi kuntu, ariko ntabe ngo Yesu Kristo. Ibi rero ni mugambi wa Satani ukomeye wo kwibagiza abantu izina rya Yesu, wo gusiba mu mitwe y'abantu izina rya Yesu, kugira ngo abayobore indi nzira izabajyana ku irimbukiro, ariko anababwira ko iyo nzira ngari nayo ibajyana mu bugingo, kumbi barimo kurimbuka. Tuzi uyu munsi
inyigisho z'ubupfumu bwo mu bayahudi bita kabale juive cyangwa se kabale y'abayahudi, ni ubupfumu bukomeye bw'abayahudi bukoresha bibiliya, aho bakoresha igitabo cya tora, ni cya gitabo cy'abafarisayo kirimo amategeko, nako kirimo ibitabo 5 bya Mose, Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri. Ni ibitabo 5 byanditswe na Mose, bakita tora, niyo bibiliya y'abayahudi. Rero bakoresha ubupfumu bwabo mu bifashishije kiriya gitabo cya tora, hanyuma bagafata amagambo y'Imana bakaherekezaho imitongero y'abadayimoni kandi bigakora. Ubwo ugiye kumbaza impamvu leta zunze ubumwe za Amerika perezida waho arahirira kuri bibiliya. Iriya bibiliya rero ni indi bibiliya y'abakabaliste, ntabwo ari bibiliya yera, ahubwo ni bibiliya yanditswe n'abo bakabaliste bafatanyije n'abafrimason cyangwa abaframaso, ni undi mutwe wa satani ukora mu buryo bw'ibanga, mu buryo bw'ubwiru, niyo barahiriraho, ntabwo ari bibiliya yera ya nyayo y'Imana. Nababwiye uburyo butatu bibiliya ikoreshwamo. Mu cyo bita semitism, mu bupfumu bibiliya barayikoresha. Niba ubihakana uzajye mu barangi, uzasanga ahantu bakorera mu rurembo rw'abarangi hari bibiliya n'igitabo cy'indirimbo n'akagoma n'umukeka, kandi batongeresha bibiliya bigakora mu buryo bw'umwijima, birumvikana. Kabiri, bibiliya ishobora gukoreshwa nk'ikinyamakuru cyangwa se nk'igitabo cyari cyose gitanga amakuru runaka. Ushobora gusoma inkuru za Dawidi, inkuru z'Abafilisitiya, inkuru z'abami bo muri Isiraheli, inkuru za Yesu, ukabifata nk'inkuru zisanzwe nk'uko usoma ibindi bitabo bisanzwe bitari iby'umwuka, kandi ukumva amakuru yafashe bigasanga usoma ikinyamakuru. Uburyo bwa gatatu biri ikoreshwamo ni uburyo buri spiritual, ni uburyo bibiliya uyigishwa n'umwuka wera, ku buryo usoma ijambo umwuka akakwigisha icyo ryashakaga kuvuga, ugafashwa mu buryo bw'umwuka. Rero abayahudi bakoresha iki gitabo cya tora mu buryo bwa gipfumu, mu kintu cyitwa kabale juive cyangwa se kabale y'abayahudi, aho usanga barasimbuje igitambo cy'amaraso ya Kristo, imihango n'imigenzo ya kiyahudi ya kera, ya yindi yari igicucu cyo kuza kwa Kristo, ariko bo ntibemera ko Kristo yaje ngo asimbure iyo mihango n'iyo migenzo n'amategeko ya Mose, ahubwo bakomeza kwigumira muri bwabo batabwa ibintu bya kera. Ariho usanga ngo mu nyisho zabo abayoboke babo barabagabanyije mu miryango 12 ngo y'Abisiraheli. Hari idini imwe nagiyemo hano i Kigali, nta rindi ni Zion Temple kwa Gitwaza, usanga mu rusengero rwabo hatatsemo imitako, utuntu tumeze nka tablets turiho amazina y'imiryango 12 ya Isiraheli, kandi ngo abayoboke be buri muntu abafite umuryango yamukrashijemo. Hari abo kwa Rubeni, hari abo kwa Yosefu, abo kwa Benjamini, abo kwa Naftali, mbese bo barakere muri bwabo bata bwa kera, kuryo no mu misengere yabo usanga bifashishije idarapo ry'Abisiraheli. Uzana kurikira ibintu bigisha, ntago bigisha igitambo cya Kristo n'imbabazi z'ibyaha abantu bagiriwe binyuze mu gitambo cya Yesu, ahubwo bagumisha abantu muri bya bintu bya kera by'abayahudi, ya mategeko ya kera y'Abayahudi, mu buryo babajyana mu irimbukiro ariko abantu bo batabizi. Hari pelerinage bajya bategura, ni ingendo ngo ntagatifu, ngo uze kujya gusura ngo Isirayeli nk'ahantu hatagatifu, ngo imva ya Yesu nk'ahantu hatagatifu, kandi ibyo bintu nta kintu byamarira abantu ku bijyanye n'agakiza, ntacyo byamarira abantu ku bijyanye no kubohorwa no kubaturwa mu byaha. Ikintu cyabasha kugira icyo kimarira umuntu ni igitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo cyonyine gusa. Abantu rero banze igitambo cya Yesu bajya muri kabale juive, bajya amategeko ya Mose. Abantu banze igitambo cya Yesu bajya mu bindi bintu bidafite bihuriye ndetse n'agakiza. Uyu munsi rero Satani yamaze kugaba amashami mu nzego zose, aho mu miririmbire abantu batakiririmba indirimbo zirimo izina rya Yesu, zivuga imirimo ya Yesu, ahubwo bakaririmba ibindi bintu utamenye ibyo ari byo. Hari umuhanzi umwe yize kubabwiraho mu Rwanda ukomeye cyane, ufite izina, arakomeye, bisubiremo, afite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda kandi aririmba gospel, aririmba ku giti cye, akoresha ibitaramo bikomeye, akuzuza arena. Niwe muhanzi wo muri gospel wuje stade arena, murayizi, Kigali Arena, BK Arena, arayuzuza. Simuvuga izina uhita umuvumbura. Afite indirimbo imara iminota 13 n'amasegonda 21 gutyo. Iyo ndirimbo irangira nta zina ryitwa Yesu ririmo, nta n'ijambo byibura ngo Imana ririmo, ahubwo aririmba ibintu bimeze nka filozofi, ibintu bimeze bivangavanze. Kibaza uyu muntu, iyi ndirimbo ni indirimbo ihamagara abantu kwihana, iyi ndirimbo irashima imirimo y'Imana y'agakiza Kristo yakoze, iyi ndirimbo irakangurira abantu kwezwa no kwirinda ibyaha, iyi ndirimbo iributsa abantu ko Kristo agiye kugaruka. Ugashakamo ikintu bita ubutumwa bwiza ukakibura. Ni cya kintu nabwe Satani yazanye cyitwa inclusiveness, aho abantu bose bagomba kwibonamo. Abahindu bakayumva bagafashwa, abo kwa Ryangombe bakayumva bagafashwa, abo muri Isilamu bagafashwa,
abakatolika bakayumva bagafashwa, abadivantisiti bakayumva bagafashwa. Mbese ni ikintu cya inclusiveness cyo guhuriza abantu mu kidini kimwe, mu kibisi kimwe, ariko nta butumwa bwiza burimo, ahubwo ari amagambo y'abantu ameze nk'ibitekerezo by'abantu, bimeze nka filozofi. Aho ni mu miririmbire, indirimbo zisigaye zihimbwa, amakorari, za worship team, urumva ugasanga nta kintu kibereyemo, nta butumwa bwiza bwibereyemo. Kandi nabwiye amashami atanu aranga ubutumwa bwiza. Ntabwo ndi bubisubiremo, ujye kuri channel yanjye uraza kubonaho icyo kiganiro kigaragaza ibintu biranga ubutumwa bwiza dukwiye kumva. Hanyuma tuve ku ndirimbo tujye ku kintu bita imyigishirize. Satani yazanye abigisha b'ibinyoma bakubiye muri kategori zitandukanye. Reka mvuye ku kintu bita gospel of prosperity, inyigisho zikangurira abantu gutunga iby'isi no kwigumira hano mu isi, aho kubwira abantu ko Kristo azagaruka. Naratangaje nuzishije ikigo cya RGB gishyiraho amategeko mashya agenga ivugabutumwa mu Rwanda, ngo aho bibujijwe kuvuga ubuhanuzi bupfuye. Ubwo sinzi ukuntu RGB basha kudetekitinga ubuhanuzi buzima n'ubupfuye, niba RGB ari abahanuzi cyangwa se ari abanyamwuka simbizi. Hanyuma bashyiramo ni clause kuri E, ako ka clause ka E kavuga ngo ikindi kibujijwe mu ivugabutumwa nuko bibujijwe kubwiriza abantu no kubwira abantu ko ngo isi izashira, mbese nko kubabwira ngo mwibwire abantu ko Yesu azagaruka, isi izahoraho, isi irakomeje, isi iraryoshye, ibintu bimeze neza. Kandi Petero yaranditse mu gitabo cya Petero wa kabiri cyo jyaho 2 aravuga ngo isi n'ibirimo byose n'ibyishingikirizo byose bizashya, biyonge bishirire, kuko dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gucyanuka kuzabamo. Uyu munsi rero ntabwo twemerewe kuvuga ko Yesu agiye kuza, ko isi izarangira. Icyo ni cya kintu nabiyo cyitwa imyigishirize, inyigisho zipfuye ziganisha abantu ku kurimbuka. Reka ndebe mu Bafilipi, twifashishije ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abafilipi ibice byaho 3, turebe ku murongo wa 2. Haranditswe ngo mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakeba gukeba kubi, kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Yesu Kristo, ntitwiringire iby'umubiri, nubwo njyeweho nabasha kubyiringira. Ni amagambo Petero yandikiye abantu b'Abakristo, ariko icyo gihe yabwiraga abantu ngo bitwa intumwa z'ibinyoma, imbuzi ku byerekeye intumwa z'ibinyoma. Ngo hari abantu baje icyo gihe bayobyaga abantu bakabwira ko ngo umuntu utarakebwe ku mbiri atazabona ubugingo. Kandi Kristo yaje kuvanaho amategeko yo gukebwa, amasabato, ibitambo, inuma z'intungura, intama, kosa ibitambo, imibavu, ibyo byose Yesu yaje kubisimbura. Byari igicucu cy'ibizaba bigaragaza ko Kristo agomba kuzaza. Ariko icyo gihe hadutse ngo abantu bigisha yuko ngo umuntu wizeye Yesu ni sawa, ariko atarakebwe no ku mubiri nk'uko abayuda bagiraga umuhango wo gukebwa, ngo ntabwo azabona ubugingo, bagacira abantu biteka. Petero aravuga ati barababeshye, mwirinde zambwa. Bibiliya ibita imbwa kuko ari abanyabyaha bagamije kuyobya abantu. Ngo kandi ngo mwirinde inkozi z'ibibi zibiringiza yuko muzabona ubugingo binyuze ku kwirata iby'umubiri. Rero ababigisha b'ibinyoma bazana inyigisho zipfuye zidafite ahantu zihuriye n'ijambo ry'Imana, ku buryo mu myigishirize yabo iyo bahagaze imbere, nk'uko Yesu yabivuze ngo urushaho kumwana Gehinomu inkubwe 7 kubarusha. Bivuze ngo niba ababigisha b'ibinyoma barayobye, wowe ukabakurikira, uhinduka umuyobe byikubye 7, mbese urushaho kurohama no kurimbuka, kuko inyigisho zabo wazimize bunguri. Bene data, dukwiye kuba maso, turi mu gihe kibi kandi kigoye giteye ubwoba, aho abantu bamaze kuyoba bagatinzira bakanga igitambo cy'amaraso ya Kristo, ahubwo bakiringira ibindi bidafite akamaro. Reka turebe ikindi kintu cya kabiri, ku kintu bita imisengere. Ku misengere turahatinda cyane kuko byo biteye ubwoba. Tuzi ko Kristo akiri mu isi yakoze imirimo, yashyize abantu indwara, yirukana abadayimoni mu bantu benshi, ndetse nawe yirukanye abadayimoni ngo bitwaga ingabo. Nakoze ubushakashatsi usanga ingabo cyangwa se legion bari abasirikare mu gisirikare cy'Abaromani, bari abasirikare bari hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 7. Ni nka division mu gisirikare, abasirikare bari hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 7. Tekereza umuntu wari wararitswemo n'abadayimoni ibihumbi 6 cyangwa se ibihumbi 7. Uyu muntu yararushye cyane, ariko Yesu abirukana, yabirukanye ate? Turaza kubira mu ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu munsi hadutse imisengere iteye ubwoba tutigeze tubona mu bihe byabanje. Abantu bazi itorero uko ryatangiye, abantu babaye mu bihe byo hambere aha, tuzi ukuntu umuntu asengera umurwayi agakira, tuzi ukuntu umuntu asengera abadayimoni bakagenda. Ariko mu gihe cyavuba hagati y'imyaka 2019 2020 ubwo byakuze cyane kugeza uyu munsi,
hadutse imisengere iteye ubwoba, aho dufite abantu uyu munsi bitwa abakozi b'Imana cyangwa se abakristu, bakubwira ko abadayimoni birukanwa n'amazi yahawe umugisha, birukanwa n'umunyu wo mu nyanja. Bakubwira ati niba hari abarozi bakuzengereje, akira uyu munyu uzengurutse urugo rwawe, hanyuma abadayimoni baraza kugenda, abarozi baraza kugenda. Bakubwira ati fata aya mazi yahawe umugisha, yaturutse ku nyanja Yesu yabatirijwemo ya Galilaya, yaturutse ku ruzi rwa runaka, yaturutse muri Isiraheli, aya mazi twayakuye ikibeho ku iriba rya Bikira Mariya, arimo umugisha, yifashisha mu kwirukana uburwayi n'abadayimoni. Ibi bintu ni ibintu Satani yazanye byo gusimbuza izina rya Yesu utundi tuntu tudafite aho duhuriye n'ijambo ry'Imana. Kandi abantu babitunze abenshi ari abantu tw'abakozi b'Imana. Hari abantu batunze ibi bintu mu ngo zabo, bakabyiringira ko byababera nk'uburinzi. Hari abafite iyo myunyu ngo yavuye mu nyanja, bagenda babikenyereyeho, abandi ngo mbere yo kuryama ngo babitera mu nzu zabo, abandi ngo usanga bafite ngo amazi bahawe n'abakozi b'Imana, bishopu. Hari afite udutambaro twa mushwari ngo twasengewe ngo twirukana abadayimoni. Ibi bintu rero ni ibintu by'ubuyobe bigamije kurimbuza abantu, ahubwo no kubasheta ku badayimoni, kuko nta mudayimoni yirukanwa n'amazi. Uwo mudayimoni yirukanwa n'amazi yaba ari feke, ntago yakabaye ariho. Nibutse indirimbo imwe, igitero cya gatatu kivuga ngo koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Izo ngabo zikomeye gutyo rero zirukanwa n'umunyu n'amazi yo mu nyanja, ni ubuyobe, ntizibaho, zaba ari feke rwose. Nyamara tuzi yuko zikomeye, ngo Kristo uri mutwe akomeye kuzirusha, ariko nazo zirakomeye. Rero ndata mudukurikire rero, mureke ubwo buyobe. Niba udukurikira ukoresha ibi bintu bizakurimbuza, kubera ko ibintu byitwa mu isi y'umwijima byitwa ibiheko. Ibiheko ni ibintu umupfumu cyangwa se umurozi aguha, ahubwo ati iki kintu ugishyira ahantu runaka, ugishyire mu nkomanizo y'umuryango, ugishyire mu irebe ry'umuryango, ugishyire mu marembo, mu kinyi by'amarembo, kizakurinda abarozi. Ugitabemo, abantu barogesha n'abaroga n'abaraguza barabikora. Akira iki kintu ujye ugikenyeraho, akaguhagaho k'inyamaswa runaka, tugashyira ku mwenda w'imbere, ugakenyereraho, kazakurinda abagome, kazakurinda abarozi. Hari abo baca indasago mu gatuza, izindi mu mugongo, bagashyiramo ibiti bakagutongera ngo baragukagiye, icyo bita ngo urukago, ngo ntuzarogwa. Ibyo bikorwa n'abantu baraguza, baterekera abantu b'abapfumu n'abarozi n'abarogesha. Ariko uyu munsi byarimutse, byimukiye mu bantu bitwaga abo mu nzu y'Imana. Nibo basigaye bakoresha iyo miti, nibo basigaye bakoresha iyo myunyu mu buryo bwa protection, mu buryo bimeze nk'aho ari bya biheko by'abapfumu ba kera, ariko uyu munsi bisigaye mu nzu y'Imana. Naratangaye aho nabonye umuntu umwe witwa umuhanuzi ukomeye akoresha ibyo bintu, ati genda ufata amazi uyasengere, hanyuma uyakarabe, indwara iragenda. Ibyo ni ugupfobya no gutesha agaciro amaraso ya Kristo akuraho abantu ibyaha. Ni ugupfobya no gutesha agaciro imbaraga za Kristo ziri mu twebwe, zikiza indwara, zikiza uburwayi, zirukana abadayimoni. Mu batubanjirije dufataho icyitegererezo, niyo tuvuga ko itorero rya Kristo ryubatse ku ntumwa n'abahanuzi, ntawe twabonye wakoresheje ubu buryo bari gukoresha uyu munsi, ngo amazi, ngo imyunyu, ngo ibiki. Hanyuma bakitwaza ijambo ry'Imana, aho umugaragu w'Imana Elisa yahumanuye isoko akoresheje ngo umunyu. Nyamara ntabwo Imana igira formule y'ikintu ngo kibe ikintu kiri formulaire igihe cy'iteka ryose. Niba ari hishurirwa Imana yamuhaye icyo gihe, ryarangije igihe cyaryo kandi ryararangiye. Bivuze ngo uyu munsi ntabwo bivuze ko Imana itakurangira umuti, ariko umuti niba ikurangiye ku ndwara runaka, iyo ukize biba birangiye. Ntabwo ukomeza kuwapurayinga ku bandi bantu bose, ukomeza gukoresha wa muti ngo bibe nka formule ikiza indwara ku isi yose n'igihe cyose. Ntabwo ariko bikora, ntabwo ariko bimeze. Mwibuke Kristo akiza umuntu wavutse ari impumyi, agafata amacandwe, agatoba kondo, agasiga ku maso y'uwo muntu wavutse ari impumyi, hanyuma kugira ngo genda ujye kw'iriba ukarabe wiyuhagire mu maso, nibwo yahumutse. Ariko ntabwo Yesu yahumuye umuntu umwe, ntabwo abantu bose yagiye ahumura yakoresheje agaforumire ko gufata akondo yaciriyemo amacandwe akohereza umuntu kujya kwiyuhagira kw'iriba ngo abone guhumuka. Bivuze ngo n'uyu munsi dukomeje gukoresha iyo formule ngo byakora uwo muntu yahumuka. Oya, siko bimeze. Ntabwo Imana ifite igitangaza kimwe gusa gihoraho, igiye no gupfobya imbaraga z'Imana. Imana ifite uburyo bwinshi, Imana ifite inzira zirenga 1000 kirizamo abantu bayo. Ntabwo iteka niba umurwayi w'ibunaka yakijijwe wenda tegeka uwo munyu bikoze, biba formule ku bantu bose barwaye indwara, barwaye umutwe, barwaye kanseri, barwaye umugongo, barwaye umutwe, byose ngo wa munyu ngo uzakizana ya ndwara. Ntabwo ariko bimeze, siko byubakitse. Ibyo no gupfobya iki? Imbaraga z'Imana.
akandi kantu nabonye nkatangara ni uko hari abantu rwose bitwa abantu b'Imana, bitwa abakozi b'Imana, bitwa abanyamasengesho, bitwa abahanuzi bakomeye, bakoresha ibi bintu bimeze nk'ibiyeko by'abapfumu, babikoresha babigenderamo, kandi akakubwira ati njye nabonye bikora uzafata amazi ugire gutya utere mu nzu, byirukana abadayimoni. Ikamabwira ibanga ririmo mwa bantu mwe mudukurikiye, Satani arakoresha ubwenge n'amayeri menshi kugira ngo ajyane abantu benshi mu irimbukiro. Umuntu wese wakoresheje amazi n'umunyu avuga ko biri kwirukana abadayimoni, ahubwo uyu muntu wabimushoyeho yubatse connection iguhuza neza n'isi y'umwijima. Iyo wiringiye ibyo bintu ukabishyira mu mutima ko gukiza abadayimoni, ugashyira ku ruhande izina rya Yesu, uba ubaye connecte neza ikuzimu. Umuryango wawe, abana bawe, business yawe, ubuzima bwawe, akazi kawe, ubu bishyize mu biganza by'abadayimoni. Nibwo ahubwo bazakakuyobora neza, bakagukontorora neza. Ndetse kizabikubwira nuko umuntu uri muri ibi bintu ahora mu ntambara z'abadayimoni zidashira. Wowe udukurikiye warabikoresheje, duhuhamya muri commentaire tubwire ko byakugendekeye. Ariko ugenza abantu benshi byabayeho, ahora mu ntambara zidashira, business igahomba, indwara zigahora mu rugo iwe, urugo rugasenyuka, induru zikavuga mu muryango, kubera ko bya bintu wakoze urimo uracomeka, urakonekta umuryango wawe ku isi y'umwijima, cyangwa se uri kurushaho kwihuza ahubwo n'abadayimoni ntaho wakabirukanye. Kubera iyihe mpamvu? Abadayimoni bazi neza ko ibyo bintu bitabirukana. Icyo ni icyambere. Bazi neza ko izina ribasha kubirukana ari rya Yesu Kristo wenyine. Ndetse igihe kimwe Yesu yirukana abadayimoni bitwaga ingabo, bari ibihumbi hagati ya 6 na 7, bavuga ngo turi ingabo turi benshi. Baramubwiye ngo witwica urupfu n'agashinyaguro mwana w'Imana, tuzi ko hari umunsi uzaduhana, tuzi ko hari umunsi twateganyirijwe, ariko ntabwo igihe cyari cyagera. Baramwihanangiza, urumva ko abadayimoni barabizi neza ko bazarimbuka. Baramwihanangiza, baramubwira ati turabizi neza ko igihe cyacu kitari cyagera, waretse kutwica urupfu n'agashinyaguro, byibura ukatwohereza muri zirangurube. Yesu arategeka ngo ngone mugende muve muri uwo muntu mujye mu zirangurube, ziva muri wa muntu zijya mu ngurube. Mbibutse ko Satani cyangwa se abadayimoni baba mu bintu bakaba no mu bantu, ariko especially ubuturo bwiza abadayimoni babamo bakumva bari comfortable ni mu bantu. Niyo mpamvu ubona abasazi baba baratambitse bagera ku muhanda bambaye imyenda, barakuye imyenda yose. Uriya muntu afite nka toni y'abadayimoni bamubamo, bamwaritsemo, bamugendamo, bayobora ubuzima bwe. Nawe udukurikiye warakoresheje uburyo bwo gusenga, navuze ko ikintu bita gusenga tubuze kuhatinda, ukoresheje imyunyu, ukoresheje ng'amazi ngo yavuye ngo aha n'aha, n'ibintu abakozi ba Satani bise abantu b'Imana baguhaye, uri connecte ku isi y'umwijima. Ubugingo bwawe buri kuzimu, n'ikimenyimenyi ugenzura indoto ujya urota, ugenzura inzozi zawe, ugenzura ibihe ubayemo, unagenzure kwanza ukubanye n'umwuka w'Imana cyangwa se ukubanye n'Imana. Niyo mpamvu tubaburira kugira ngo muve mu buyobe, nubwo ukuri mwakwanze mwakurikira ibinyoma, ariko iki ni igihe kigoye kandi cya nyuma, aho Satani yahagurukiye kurwanya itorero ndetse no kuyobya no kurimbuza abantu benshi, anyuze muri ubu buryo bw'amanyanga bwo kwimura izina rya Yesu, bwo gusimbuza izina rya Yesu ibindi bintu bidafite agaciro. Tugiye kureba ijambo ry'Imana cyo rivuga ku kintu bita abigisha b'ibinyoma nk'abo ngabo. Kandebe Timoteyo wa mbere ibice byabo 2:2, ariho tugiye gusoreza tunasenga Imana. Handitse ngo ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Kasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Ariko Umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Aba bantu tubona bari kutwigisha ibyo bintu baraguye, bavuye mu nzira, barayobye, bakurikira inyigisho z'abadayimoni. Kabiri, ngo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'ibinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Urumva abantu ahantu bageze, bayobejwe n'abigisha b'ibinyoma, bababwira yuko abadayimoni n'inyatsi byirukanwa n'umunyu, bababwira yuko inyatsi, umukoshi, imyaku, ibihombo, uburwayi byirukanwa n'amazi ngo yahawe umugisha na bishop na apotre na padiri runaka n'abandi bihaye amatitire atanemewe mu itorero ry'Imana. Aba bose rero bazarimbukana n'ababakurikiye nibatihana. Turatanga umuburo, turavuza impanda, turababurira mwe mudukurikira muri ubwo buyo mubuvemo kugira ngo mukize ubugingo bwanyu. Nta rindi zina twahawe mu isi dukwiye gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo wenyine,
ibindi byose ni umugambi wa Satani wo kwimura Kristo, wo gusimbuza Kristo ibyo bintu bindi bitesha agaciro amaraso ya Yesu. Ndabashimiye kuma kuri iki kiganiro cyacu, reka dusenge Imana kandi Imana ibashoboze, Imana ibashyigikire, fata umwanzuro mukizwe, muve muri ubwo buyobe. Kandi wowe unkurikira utarakora subscribe kuri no channel, nemere ko wahombye, ko ibiganiro byacu ni ibiganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana, kandi duhugura dukangura abantu b'Imana gukizwa bakava mu bintu by'ubuyobe kugira ngo bazakize ubugingo bwabo. Reka nsenge Imana, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndagushimiye Mwami wacu Yesu, gushimiye ko wemeye kwitanga kugira ngo tubashe kubona ubugingo. Nubwo Satani yahagurukiye kurwanya itorero ndetse no gushaka kurwanya izina ryawe, nawe arabizi ko atabishobora. Mu itorero rya mbere yabigerageje biramunanira. Uyu munsi rero ayobeje abantu benshi abaganisha mu irimbukiro. Ndasenze ngo iki kiganiro gikore ku mitima ya benshi. Ndasenze ngo iki kiganiro kibuze imbaraga z'Umwuka Wera. Umuntu wese uri bucyumve akizwe, afate umwanzuro ave muri ubu buyobe kugira ngo abashe gukiza ubugingo bwe. Ndagushimiye, imbaraga z'Umwuka zigiherekeze kandi ukomeze kutwagura muri byose mu izina rya Yesu. Amen.